Hello guys, mwiriwe neza abandi muraho, abanzi n'abatanzi mwese ndabashuhuje. Muze rero tujyane kureba umushuti wanjye. Twari dufitanye gahunda uyu munsi wa gatatu ariko nari nabyibagiwe. Mu kanya saa 9 nibwo nibutse ko dufitanye gahunda. Mba ngiye ku muhanda mfasha akamoto, ubu rero nari ndi kwerekeza ku Gishushu. Bidatinze rero ubwo ngubwo twari turi hafi kuhagera, kuko natangiye gufata video tugeze muri Gishushu, mvuga ngo ntaza kubarambira, ntaza kubereka ibintu byinshi. Urumva hari ukuntu uvuga noneho abantu bakarambirwa bitewe nuko ibintu uri kubereka ari mu muhanda. Ubwo rero nari ngezeyo, nkigerayo ubwo nari ndi gushaka amafaranga ngo nishyure motari. Yari yanciye 800, ubwo ndaba mu gashakoshi nkuramo iza 500 ebyiri, ndazifata. Ubwo mfunga agashakoshi neza, maze kugafunga mpita mva kuri moto. Niva kuri moto nahereje motari amafaranga, nanjye mpita nkuramo kasike ndabareba neza ko yuzuye. Nawe rero namuhereje kasike ahita ampereza ibiceri yagombaga kungarurira. Rero nk'uko mubizi nari ndi jyenyine, ubwo natambitse, niyo mpamvu mubona nari ndi gukamera ibirenge, nta mutwe turi kumwe ngo abe yamfata, kandi nashakaga kubereka buri gahunda yose. Ubwo rero niyo mpamvu nari ndi gutambika hakagaragara ibirenge byonyine. Ubwo rero nari ndi kugenda nsatira aho akorera. Ubwo mba ndahageze, mpagarara mu idirishya mpita musuhuza, ndamubite twino, ahita aseka. Amaze guseka, kubera ko hano bimukiye ni hashyashya, mba ndamubajije ngo none se ndinjirira hehe? Ahita anyereka ngo urinjirira hano ariko banza usuhuza umushuti wanjye. Nahise rero ninjiramo imbere, sinaca muri handi basakira, mpita nca ku ruhande nza kumusuhuza. Ubwo rero ko n'ubundi nari nkiri njyenyine, telefone urumva ntabwo ari kudufata turi gusuhuzanya. Yahise anyibwira, nanjye ndamwibwira. Ubwo mubaza amakuru ye, ni se umeze neza? Ati meze neza. Ubwo nahise ntambika, mbona undi mushuti wacu ku ruhande, njya kumusuhuza. Maze kumusuhuza, hano rero ni ahantu maze iminsi, mbese babaye nka famiye, abantu bahangaha kabisa turaziranye cyane. Ubwo mba ngenda mbasuhuza. Ubwo namaze kumusuhuza arasohoka, asohotse nanjye mba ndasohotse. ubwo rero mu gihe ndi gusohoka mpura n'undi muntu nawe ahita amacensi. ubwo nasohotse mpita kwinjirira hahandi banyeretse. Nahise ninjiramo rero kuko yari agikorera wa mukiriya wa mushuti yambwiraga ngo njye gusuhuza. Nahise mbamuretseho gatoya ndinjira gusa, ariko aba afite story nyinshi, mbese ni nkanjye story zacu ziba ndakubwiye ngo ntago zijya zishira. ubwo rero nahise nshaka ahantu ndi butereke telefone kugira ngo mbashe kwikamera ari kunsuhuza, kuko numvaga ntari bukomeze kuyifata, ahubwo ndi witereka ahantu ikakamera nayifashe. ubwo rero nahise mabona ndahatereka. maze kuhatereka ndindiraho gatoya ko arangizanya na wa mukiriya. baba bararangizanyije ajya gukora ibintu. ndamubaza nti se kutansuhuje? tuba turasetse. mu gihe rero tugiseka, yahise apfundikira wa mukiriya, nuko mutari kubireba ahita aza arangwamo. amaze kungwamo ndamubaza ntego ko ese kutarushuhuje? ubwo rero njyewe ubwo nari nzi ko namaze kugusuhuza, kuko nyine wazengurutse ukajya gusuhuza wa mushuti wanjye. nahise mbyibagirwa, nicayeho gakeya, mba mfite story nyinshi, mba ntangiye kumutera story. mbese story ziba ari story, nakubwira gute se, aba ari story time nyine, mba dufite tea za dash. ubwo
mba sinakubwira, atangira kumbwira ngo nonese iyi myenda wambaye ko ari minini. Ndamubwira nta kibazo, iyi myenda numvaga nshaka ibintu biri relax, kandi iki gikabutura n'igipira ntabwo bimfata, rero ndabikunda cyane. Iyo mbyambaye mba numva bindekuye nta kibazo. Ubwo kwicara byari birangiye, ntangiye guhagarara. Noneho sasa ubwo ngubwo sinzi ibintu twari turi kuvuga, mpita ndeba mashini, ndavuga ni mashini yacu se iracyameze neza, njya kuyikoraho ndongera ndicara. Mbese mba nafashe buri kintu cyose, mba nabuze amahoro, mba mpaguruka nicara. Story ariko ari story, umva nta guceceka nta kuruhuka, ibiganiro biba byabaye byinshi, mbese sinakubwira. Ubwo rero yahise ashyashyana arambaza uranywa iki, ndamubwira ni ibisanzwe, kofi nywa arayizi rwose, ni medium nyine, ibintu bisharira cyane ntabwo mbikunda, arabizi. Ubwo rero ahita yinkorera, ndakomeza ndamuganiriza, ari gukora. Mba afite inkuru nyinshi, nanjye bafite izindi nyinshi, iba ziduherukana ku cyumweru, ariko story ntabwo twazibura, ziba zihari ku bwinshi. Ubwo rero twakomeje turavugana, mpagaze ambwira, aba afite amablag menshi cyane, abambwira story zanga ku kazi, ahura n'abantu benshi cyane, rero ntabwo story zabura. mbafashe ibintu byose mba nabifashe. Sinari maze kurya inyama pe, ariko wumve ko Kelda rwose numbaza ukuntu byanje munzi, nyifate nangire kuyishyira mu kanwa. Ubwo rero ngayo nguko ibyanjye n'ibyo ngibyo, nibyo nihoreramo. Abanzi neza barabizi, mba bafite story za danje. Ubwo rero nanjye mu kwitonda kwinshi, ubwo nari ncecetse ndi kumva ibintu tuno ari kumbwira. Noneho atangiye yifashe kuriya, atangiye kumbwira ngo kubera iki niyogoshesheje. Njya kumusobanurira, mubwira ni rero njyewe rwose ibintu by'imisatsi ntabwo mbikunda, ariko noneho ikintu cyanteye kwiyogoshesha nkaparangura, umusatsi wanjye bawushyizemo produit uracika, noneho w'imbere wo wagira ngo nyine nari nangiye kuzana uruhara. Ubwo rero nogoshe kugira ngo basi ndebe ko wagaruka ari umusatsi muzima, naho ubundi uw'imbere wo rwose ntawe mfite, natangiye kuzana uruhara. Umva twakomeje turaganira, arambwira ngo yangu ntabwo wagombaga kogosha wose. Ambwira nibaze ubwo kujya kogosha ngasigaho agasatsi gakeya, nkajya nsobanurira abantu ngo uyu musatsi w'imbere ngo waciwe ngo na produit, ibyo bintu numvaga atari sawa. Ubwo rero nahise nibuka ko ndi kuri kodinga, abanzaniye ka kofi, ntabwo nakambwiye n'utwina ko izo story zo twazivugaga, nibagiwe ko ndi kuri kodinga. Ubwo namwanditse ko my kofi itanditsemo, ayisubizayo ajya kwandika. Ubwo rero yanditsemo, abona ntabwo biri kwemera neza, akomeza aragerageza na shokora. Ubwo byarangiye mfashe igikombe cya kofi ndasohoka ngo ngiye kwifotoza. Ubwo rero aho ngaho umukobwa wari urimo ujya umufasha yaratangiye kunkamera. Akigeramo ari hagati, ngiye kujya mu ma office y'abandi, ndavuga nti oya reka nsubire inyuma ndeke gukubagana. Ubwo rero nahise nongera ndamubwira ati noneho reka nshyire kofi hasi, noneho ntambure nta kofi mfite. Ngeze kuri uyu mukobwa bwa mbere ntabwo nari namubonye, banavuze ni mbega amataye. Ngiye kuharenga, ubwo ngubwo bitabunganika nifotoreze kuri uyu mukobwa uteye neza. Abasekirite bahita bambwira ngo ariko nawe uteye neza. Njya kubyamaganira kure, ni oya ninjye reka nego kunise amataye ngiye nayakura hehe. Ubwo rero byarangiye mfashe cya gikombe cyanjye nsubira ku idirishya, nayindi kumubwira ngo dore neo rwose niyo kofi ngewe nywa, nta yindi
ngewe sinkunda kofi. Ubwo akazi karangiye duhita tuvuga ngo reka twifotoze turya agafoto. Rero biba bisekeje njye na Twino kurya agafoto, umva nakubwira se gute, umva biba ari ibiganiro bitarangira, ntabwo dushobora gutuza ngo twicara duhagarara ahantu hamwe badufotore, amafoto yose tuba twayishe. Ubwo rero aho ngaho twari twiri kwifotoza bamfotora agafoto, ariko kubera umusheta nari mfite mba nkoze mu mutwe niba we cyokora nanjye rwose. Ubwo nahise mbona undi mama uteze amaboko, igishushanyo cy'umuntu uteze amaboko, njya kureba ko natega nkawe. Byanze rero nsubira kuri wa mukobwa uteye neza, nifotoreza uruhande rwe, ndongera ndamukebuka ndamureba mpita ntaha.